kera nigeze kumva umuntu abwira ati iyo ugenda ntabwo bijya bati nanga ukuntu ugenda njye ngenda gute se ko ariyo ngendo yanjye ko ari Imana yampaye uvugira ngo ngende uko ubishaka se binyigisha ati oya nanga ukuntu ugenda ubona ugendera imitego ubona ntazi ukuntu mbese akibibona ngo ashyira urushyi ku munwa burya hari igihe ugeramo ye madamu nkurikiye mu kirisito munyamasengesho hari igihe ugeramo ibyo kujya uhora ugenda uvuga ye ni musengera ni musengera ni musengere ugenda utanga igihe umaze utegereje mva hari igihe ugeramo neza ugaceceka noneho umushuba ati se koko amasamba arahari none se kutajya kuyahinga ati urumva ati mba nagiye mu murimo w'Imana ati none se umugore n'uwaba ati n'uwanjye yego ibyo umugore ndakuvuga bijya kuba byo yego n'urimbwa ariko ujya kubayo aho rero ikigeragezo cyawe cya gituma abantu bafangirwa yego hanyuma rero Imana nishimwe amen abankurikiye ndabifuriza guhura na Yesu yego sema haleluya ala senetando benishine ndabifuriza guhura n'umugabo bita Yesu amen reka tubasuhuze mwese abadukurikiye kuri Isange TV nkuko mubimenyereye tuza tubazaniye ibintu byiza kandi tubibutsa ko namwe muri beza niyo mpamvu tubazanira ibintu byiza reka tubanze tubabwira aho duherereye ni kuri Kicukiro Mount Kenya hafi yaho gatoya hirya ku mbuga garden ahantu hari amatente uhageze baguha serivisi nziza bafite tente y'ubukwe bafite amacumbi bafite jaride nziza wakoreramo ibirori bitandukanye ubwo rero ubakeneye wahamagara kuri nimero 0788 59 861 murakoze cyane nkuko mubibona rero hano imbere dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana ntekereza ko abantu benshi bamuzi ariko aratwibwira kuko ni umushyitsi ni mushya hano kuri Isange TV Yesu ashimwe mukozi w'Imana Yesu nahimbazwe murakoze cyane twishimiye kubana namwe ariko umuntu dukurikiye utabazi cyangwa babonye ari ubwa mbere turagira ngo mumwibwire nibyo murakoze hano ku Sango amazina ni Hategekimana Musafire Etienne yego ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 3 yego dutuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo yego aho niho ducumbitse ndumva bihagije murakoze cyane twishimiye kubana namwe hanyuma rero kubera ko iki kiganiro ntekereza yuko umuntu wese ubonye uyu mugabo ntekereza ko afite amatsiko yo kumva imvugo ye yo kumva ikimuvamo kuko abantu benshi baragukunda mu by'ukuri hanyuma reka dusenge kugira barankunda abantu baragukunda ntabyo nzi nikoye ko ntabyo nziza abantu baragukunda buriya muri comment baze kubitubwira niba mbeshya cyangwa se gushidikanya kwa wari sinya nkunda kuzisoma ngo menye nimba mba nabafashije cyangwa se mba ntabafashije oya abantu benshi wenda njyewe mbibona ngerageza kubireba nkabisoma abantu benshi baragukunda bakunda ibiganiro byawe bakunda kubasetsa ariko tutarinjira aho ngaho reka dutangire dusenga yego kugira ngo tuze kubana n'Imana murakoze cyane turagushimye Imana kuko uri mwiza tugushimiye urukundo rwawe uri Imana y'imigambi myiza kandi uri Imana ikora imirimo itangaje ndetse ihambaye turagushimiye kuko waturinze ukabana natwe tugushimiye ko uduhaye guhura gutya kugira ngo tuvuge izina ryawe nirihimbazwe uyu mwanya turasenze kugira ngo ubane natwe ibyo tuvuga byose tuvugira ahangaha kuri Isange TV bifashe imitima y'ababyumva kubera ko dushaka yuko biyoborwa n'umwuka wawe wera Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera bakavugana n'imitima y'abakurikiye Isange TV buri wese akumva icyo akwiriye kumva kandi gihwanye n'inyota afite agafashwa kandi akunguka urakoze ubane natwe kuba dutangiye kugeza dusoje mu izina rya Yesu amen 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 murakoze cyane mukozi w'Imana ku muntu kubonye bwa mbere
cyangwa se umaze iminsi anakubona. Ntago wenda dushaka kwinjira mu bintu byinshi kuko hari ibintu wateguye kutubwira, ariko hari akantu nshaka ko ubanza ukabwira abakunzi bacu nk'umuntu wenda ukubonye utazi bwa buhamya bwose wenda watambukije utakuza ahandi, wamubwira ko uri indi. Kirimo umuziki. Ni kirimo umuziki, no wundi kirimo umuziki muzi mumenyereye, wambaraga ikabutura imeze nk'ijipo. Yego. Kuri canu nje ndi mushya aribwo bwa mbere. Yego. Hanyuma bankurikirana rwose ni kirimo umuziki, ni wundi ntiyahindutse. Yego. Kirimo umuziki. Aho niho banzi cyane. Yego. Iryo ni izina ry'ubuhamya. Kandi risobanuye byinshi, bivuze ngo reka tuguhe rero umwanya. Waje witeguye kutuganiriza, waje witeguye kubana n'abantu b'Imana kugira ngo bunguke banafashwe. Rero reka tuguhe umwanya kugira ngo ubwire abantu ibiri ku mutima wawe. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Umwanya mwiza muduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ndetse n'ibindi byose Yesu ari bushime ko bicaho. Yego. Nta kibazo. Hanyuma mureke badusengeye, abadukurikiye, agira ngo twegere dufashwe n'ijambo ry'Imana kandi twubahe uyu mwanya mwiza. Dusoma hano muri Luka ibice byaho 7 ku murongo wa 15. Yego. Ijambo ushaka rwose gusangiza abakunzi b'Imana n'inshuti z'umusaraba. Ijambo riri muri Luka ibice 7 ku murongo wa 15 haravuze ngo wari wapfuye arazuka. Atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina. Aho niho shaka tuganira. Yego. Yego. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Reka dukurikirane ijambo ry'Imana. Nibyo koko abantu baradukunda bitewe n'iki Imana yadushyizemo, bitewe n'ubuzima twagiye duhura nabwo, kandi bitewe n'uko n'Imana yanadusize ntitwabura kutabivuga. Yego. Hanyuma rero abangana n'ubundi ni abasatani. Yego. Ariko abakundana n'ab'Imana. Amen. Basaba umugisha bose rero abanyikundira, nanjye ndabakunda. Ariko ijambo twumvira ijambo. Ni ijambo rivuze ngo uwari wapfuye aramwegera mukoraho, uwari wapfuye arazuka amuhereza nyina. Yego. Hanyuma kubadukurikiye ndabatangariza ko uyu mwana ngo yari ikinege. Yego. Ariko duhereye hejuru gatoya, uyu ni umugore wari wubatse, afite umugabo mu gihugu cya Nayini, bameze neza, baricara bafite uburyo ki bapangaga imigambi y'ubuzima h'ejo hazaza, nta kibazo rwose. Burya ntabwo tujya duteganya ibibi mu buzima, ntiduteganya ibibi, tubona bitugwirira, tukabona ibyago tubyinjiyemo, tukabona biradutunguye. Ariko umuntu wese ku isi ahora ateganya ibyiza. Ejo nzagira kuri iki, ejo ngambiriye iki ngiki, ejo nzakigiraho, nzesa imihigo runaka. Ariko ntibikunde kubera isi, kubera umubiri, kubera umwanzi. Ibyo bintu bitatu nibo banzi b'umuntu. Isi na Satani n'umubiri. Uyu mupfakazi afite ukuntu yaganiraga n'umugabo we, bakundanye, batembera, basohoka, barebana akana ko mu jisho, bishimye kabisa. Urukundo rero burya ijuru tuvuga tutazi, ni ukuryizerera mu mwuka, kandi tukajya mu byanditswe byera byahometswe n'umwuka w'Imana, bikaduhamiriza ko ijuru tuzaribamo. Ariko banga mu gusobanura bajya bavuga ngo ijuru ritangira hano mu isi. Urugo rwiza ni ijuru rya mbere. Aba bantu bari bameze neza, nta kibakoma, ariko ngo bigeze imbere gato ibintu birahinduka. Muzi ko abankurikiye ibintu bijya bihinduka, birahinduka utabihamagaye. Musi mubi ukinjira udakomanze, igihe kibi kikinjira kidakomanze, ukabona bikwituyeho. Nguko uko isi iteye. Kandi ibi nta wabisekera undi, kuko Bibiliya yarambwiye ngo ni rusange. Nuko umuntu wese ahaga ibye kandi mu gihe cye.
ariko ubundi ni rusange. Niyo mpamvu twari dukwiye kujya dufashanya. Nimba ubona umeze neza ukabona hari utameze neza kandi uri bugufi bwawe, ayo maboko yawe yari akwiye kugira icyo akora, kuko ibyago ni rusange. Agira cyangwa arapfakaye, ye baba we ya migambi yose, kwa guteganya ibikorwa runaka remezo, bya bindi byose muri icyo gihugu cya Nayini, umubyeyi arapfakara, umugore arapfakara, barashyingura. Ibyago biragwira, iyo ibyago byaje ntibiza ari bimwe, biza ari byinshi. Uyu mugore afite ibyo ari byo byose kandi nta n'ukundwa na bose. Habaho n'abantu burya bakwangira ubusa, pe kera nigeze kumva umuntu abwira ati iyo ugenda ntabwo nanga ukuntu ugenda, njye ngenda gute se ko ariyo ngendo yanjye, ko ari Imana yampaye, uvugira ngo ngende uko ubishaka se, binyigisha ati oya nanga ukuntu ugenda, ubona ugendera imitego, ubona ntazi ukuntu mbese. Nta kintu munsi y'ijuru wakora ngo kibe munoza imbere y'abantu. Ubwo rero cungana n'uko uri mu murongo w'Imana neza, aho utanga amanota cyangwa ibihembo aho atari bukugaye. Naho ubundi abantu uritonda bati nk'uwo muntu yigeze ambwira ati umuntu w'umugabo araseka, aseka, ubundi tumenye ko aseka abagore. Umuntu w'umugabo araseka kandi njye nikundira guseka, nikundira guseka, kandi biguseka ntabwo ari ubu ngubu mbyizi. Ni umunezero Imana yamaye muri izo ntambara, muri ibyo bibazo. Mfite murumuna wanjye cyangwa witwa Bitwenge. Kera tukiri bato bajyaga babwira data bati se kuki utari wararebye neza, kuki utarebye neza ngo iri zina urihuriye, kuko natangiye guseka kera. Hanyuma rero ndabikorana na ya mibabaro mwumva mvuga nanyuzemo, ibintu byose niyo mpano yanjye. Ubwo rero ubonye setse rwose nta cyaha kinarimo, hari abo bidafasha rero. Abantu rero burya nta ni ba namunoza. Uyu mubyeyi nawe yagize ibyago, ntihabuze avuga atawa kwirata kwe, imyambarire ye, ingendo ye, ibyo yari ageze azongere, ahura n'ibyinshi, abura abamufata mu nkokora, abura abamufata amaboko, abura batikomera. Igice kimwe, ntumbwire ngo bose burya niko baba bameze, oya, igice kimwe kiba kiri asiki. Awa uzi ukuntu najyaga bigendera basohokanye, azongera agenda ate koco koma nahagare muri baramukaze bati nagire vuba, ahubwo so agaciro yari afite imbere y'amaso yacu, si musaza wacu nakenyere katu, umva natareba neza ahubwo nabyo binazabivamo. Batangira kumutekerereza nabi, batangira guteganya amagambo mabi, kandi icyo gihe bakoresha ibyo bwose byakugeraho. Arapfakaye, arapfushije, abuze amaboko ajyaga amufasha, abo hanze. Niyo mpamvu iyo tuvugira ijambo iteka ryose tuzadushyira mbere Yesu, kuko Yesu ni mwiza. Haleluya. Yesu ni umugabo, Yesu ntawe atererana. Niba uri mu gihe cy'igitegereza, ukigendemo neza nawe uzagisohokamo. Niba utaramubona, niba atarakugeraho, si uko amaboko yari magufi, ahubwo umuntu wese agira samide ye. Ndihanganisha umuntu wese uri ahantu uri mu kugeragezwa, uri mu kureba akabona hepfo nta gisubizo, inyuma nta, ndetse n'ayo majwi n'ayo magambo mabi, ni ukuri unkurikiye ndakwihanganishije. Ijambo ry'Imana ni iryo kwizera, rirasubiza, ririhanganisha, rikagufasha, ryarangiza nyuma y'ibyo rikagusubiza. Ihangane, Yesu arahari. Amen. Uyu muntu ashyira urushyi ku munwa, arapfakara. Abankurukiye gupfakara si ikintu, buriya abapfakaza bashobora kubyumva cyane bati aho ngaho hadushimire, kuko Bibiliya ijya gutanga urugero ngo ndi se w'imfubyi nkaba umugabo wapfakaza. Ni uko yabonaga ko umupfakaza ari ikintu kigoye cyane, kiri ku rwego rw'aho yari aramanutse epfo mu gikombe, uhamukura n'indi ntawe. Ni ibintu byumvikana. Arababara, ajya gushyingura, agenda avuza induru, Mana ibi ni ibiki, ariko ageze imbere arihangana. Mwuka wera aramusura, hari ukuntu umwuka arajya adusura. Muri izi ntambara
muri ibi bigeragezo duhura nabyo si uko tutaneshwa, si uko tutabivamo, ariko hari Imana itanga umwuka wera, ikohereza umufasha wo mwuka wera. Uwo niwe yaduha aravuga ati nzaboherereza umwuka wera abafashe, abarwanirire, abakomeze, ndetse azabatabara. Arangije asurwa n'umwuka wera, kandi Imana ijya kugusura ari uko yabonye bikomeye, ari uko yabonye umubabaro warenze, umwuka wera akamanuka atuje. Imbaraga z'umwuka wera zimanutse rero zigizayo ya majwi, zikigizayo ya magambo, zikigizayo bya bikomere, umwuka wera akakomora. Wanyuka avuga uti pa, ndumva hari ikintu cyeyutse. Ibyo ari byo byose ndi kumwe n'Imana. Umwuka wera aramusura, aramwegera, aramubwira ati humura. Hanyuma aricara ati sinanjye, ni rusange, sinjye wa mbere upfakaye, sinjye wa mbere, sinjye wa nyuma, ibyo ari byo byose Yesu arahari. Arikomeza aravuga ati kandi ntasiganye ubusa, asiganya akana k'agahungu, haveze ahubwo nkakurikirane, nkiteho, nkarere, nibigera imbere kazahagarara hose yari kuzahagarara, gashobora kuzangiza naho se yari kuzangiza, cyangwa se rimwe na rimwe hari igihe kanangiza hose atari kuzanangiza. Yikomereza muri ubwo buryo ati mugabo wanjye n'uyu ni Yesu, ariko umwana wanjye arahari, igihe namufashiriza. Icyo gihe ashobora kuba yarahuye n'abahanuzi bamwe bagendera batumva uko ivuze, nguhereye umwana amahoro, nguhereye umwana ubwenge mu ishuri, muhaye kuzajya hanze, yicara amasezerano. Abankurikiye mudukurikire neza. Aravuga ati ibyo ari byo byose umwana wanjye w'Imana imuvuzeho, ikaba imuhaye amasezerano, akaba agendanye n'ikintu cyitwa ndakomeye, ayandi majwi yose ntacicike. Ageze imbere kakana ngo karapfa. Abari Rwanda, Afurika yose, Aziya, i Burayi, mudukurikira ijambo muryumve neza, muritega amatwi muryumve neza. Wa mubyeyi kakana yajyaga avuga ati igihe kizagera agakure gahagarara hose ari kuzahagarara, nako ngo kaba karapfuye. Ye baba we, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Akibibona ngo ashyira urushyi ku munwa. Burya hari igihe ugeramo, ye madamu nkurikiye, mukirisitu munyamasengesho, hari igihe ugeramo ibyo kujya uhora ugenda uvuga ni musengera, ni musengera. Ni musengere, ugenda utanga igihe umaze utegereje mva. Hari igihe ugeramo neza 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 ugaceceka. Umukobwa yigeze gusakuza muri gurupe, arasakuza ati mwese ni mu ndebe, hati maze amezi 5 nta nkweto, amezi 5 ngenzi ibirenge, mwantabarije, mwanabaye kugira ngo ngenzi ibirenge, kuko no ku rusengero ubu Imana yo koko muri iyi vizi hari ukigenza ibirenge, uwari hirya utari ufite ukugura ati cujya urusaku, njyeho n'amaguru ufite, ceceka aho ngaho, abarahoze. Undi hirya ati ubukode buranyishe, ubukode buranyishe, ndapfuye, ubukode nzabugeza ryari. Uwari hirya ati ndayifite, ariko nabuze icyo nyiriramo, ndareba nk'uwateye ibyangombwa Nyabugogo ziba. Ukibaza ibintu byose bigiye. Ndavuga ni hatari. Ikigeragezo cyawe kijya gituma abatambyi bavangirwa. Hanishiru kubwo kubura umwana n'igihe yari amaze kunanirwa neza no kuvuga n'urusaku bijya bihora, yicaye imbere neza ngo akajya anyeganyeza iminwa. Nuko ngo umutambyi Eli haramura aramwitegereza ati se nawe mukayerukana usigaye ufata kamwe, warangiza ugatinyuka ukaza mu ati nukuri umuja wawe mbonera amahoro imbere yawe, sinigeze sinzi aho zinywebwa, ni ikigeragezo maranye iminsi cy'igihe n'ibihe cyo kutagira kana, narasenze namanitse amaboko, naratambutse aho bambwiye Imana ivugira hose narahageze, nabuze igisubizo, sinanyweye. Rero wimvangirirwaho. Ikigeragezo cyagiye gituma abatambyi bavangirwa. Umugabo yigeze abware, umugore yigeze aza imbere y'umushumba, araza aramubwira ati mushumba, umugabo yanyisimbwa. Kuko yakwisimbwa? Ati umugore yanyisimbwa. Ati kugira ngo umugore anyite imbwa mushumba. Umugore ati ndabivuga neza mushumba,
uyu mugabo yamvanye iwacu ntacyo mbuze, anjyana iwe nzi ko nje kuruhuka stress, nje kuryama, nje koga, ni ukuri pe dore ndatwita ubu ngubu ntacyo shoboye. Uyu mugabo uretse kumubona nijoro yinjiye, ikimuzi ni inzira na Bibiliya n'akarenge, dufite amasambu, ayo masambu yararaye ntashobora gufata isuka ngo ajye guhinga. Uyu mugabo nakumbuye injanga za 500 ngiye kuzikuba ijosi ntarazibona, none ingegera ngaho kandi imbere y'umushumba ingegera ataho atari imbwa ni hehe. Mana noneho umushumba ati se koko amasambu arahari atarahari, none se kutajya kuyahinga, ati urumva ati mba nagiye mu murimo w'Imana, ati none se umugore n'uwaba ati n'uwanjye, yego ibyo umugore ndakuvuga bijya kuba byo, yego nurimbwa ariko ujya kubayo. Naho rero ikigeragezo cyawe cyagituma abantu bavangirwa. Yego. Hanyuma rero Imana nishimwe. Amen. Aha tuba tuboneza kugira ngo umuntu wese yisunge Yesu. Amen. Niwe ufite urufunguzo rw'ibibazo byawe. Amen. Niwe uzagira uko abikora. Niwe. Nubwo abantu turi mu kumubeshyera, abantu tukamuvuga mbese uko atari, ariko Yesu rwose ni umugabo pe. N'umugabo Yesu ni mwiza. Amen. Kandi nyamara uko muvuga nuko nyine nuko bimeze, ni mwiza. Ariko Hana yahavanye igisubizo, Ngwera aramubwira amaze kubyumva ati genda amahoro Imana ya Isiraheli guha ibyo umutima wawe wayisabye. Agenda Ishiru, ibyakurikiye Imana yaje kumuha icyo yasabye. Tugaruke gato rero, umupfakazi amaze gupfakara ashyira urushyi ku munwa, amaboko arayikorera mu mudugudu wa Nayini. Ibya mbere aratarabikira, ni umuteramwaku mu muryango bati waje tubizi neza, n'ubundi yakuzanye tubizi, twari twaramubujije ariko nuko nyine nta cyiza cyari kuzakubonekaho. Urahageze musaza wacu arapfuye, n'akana kacu agusigiye karapfuye, wamuhenyiwe, ubwoko bwawe ni ubuhe? Uretse gutindwa no gushyingura iyo wavuye urahasi. Kandi koko urumva izo ntambara, kandi cyane ko byari bimeze, pfusha umwana w'umuhungu mu muryango akagenda ntacyo wabazaga muri uwo muryango. Uwo muriro urimo urawubona? Ndawumva. Abankurikiye uwo muriro murimo murawumva? Uwo muriro wazimwa nande atari Yesu? Uwo muriro ninde wawucubye atari Yesu? Yesu ni mwiza. Amen. Ararira avuza induru, agenda umugenda wose, ati ndapfana umwana wanjye arapfuye we. Ararira ashyira urushya buri uwumuhoza. Mu bantu bose bari bahari, ari abamugiriye impuhwe, ari abo babaranye by'ukuri, ari n'abo ngabo b'indyarya, nta wari ufite igisubizo cy'ikibazo cye. Oya, nta muntu wungurikiye. Niyo mpamvu ugomba kugenda gake mu bantu, nta muntu n'umwe ugufitiye igisubizo cy'ikibazo cyawe, uretse kukumva, uretse kubiyego disi humura, buri Imana irahari izagutabara. Nabwo nayo nuyumva uzaba ugira ubuntu, kuko abantu tugeze mu bihe bibi cyane, kandi Yesu aravuze ngo urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Hanyuma Imana nidutabare. Ngo avuze induru. Nge nigeze njya gutabara umuntu yagize ibyago, mbwira umuntu twari twegeranye, ntegereza uriya muntu uburyo acyari marira. Uwo muntu wariraga yari umuturanyi w'aho hantu bari bagize ibyago, ariko ukabona agize gutya, ukabona ararize, noneho ibiganza akabigira gutya, ati ye baba we, Samusoni yari umwana mwiza, Samusoni mana we, ubu Samusoni agiye atewe. Mbwira umuntu twari turi kumwe, niwe nitegereza uriya muntu ukuntu ari mukurira, ati yanka ntabwo baderanje, hani ku kiriyo, niho yanitegereza ukuntu ureba ukuntu agira, sinose arimo ararira, we mwitegereze, acungana nawe, abona arimo ararira, akajya agira gutya imyanya y'intoki ngo arebe niba nawe umureba. Yari umwana mwiza, umuntu ajyaga amutuma agatumika, ariko urabyemeye Mana. Wa muntu twari turi kumwe akubita igitwenge, abari aho bose bati mutubwire ukuntu umukiriya baseka. Agira isoni arasohoka, ariko wumva nawe abantu ni hatari. Utegereje ko uzabona ikiza ku bantu? Uretse Yesu
umuririmbyi wa 361 aravuga ngo uwo njya nikomezaho ni Yesu Kristo, nta wundi n'uwo nguwo. Imana nishimwe. Uyu mupfakazi nubwo yariraga akagezaho, ntawe wari ufite igisubizo cy'ikibazo cye. Cyakoze umupfu nabura abamutabara. Abantu barahurura bikorera ikiriba, baragenda bajya gushyingura. Agenda umugenda ati Mana ndavayo njya hehe? Mana nukuri kw'Imana ni bya mbere byari bitarahora, none ukubisemo ibindi. Ariko se ubundi ugira amagambo abiri mu kanwa kawe, hari ingingo zatumye uriya mwana azuka. Ariko se Mana we, ubi ni ibiki unkoreye? Agenda umugenda yikoreye amaboko, yikingirije igitambaro mu mutwe no mu maso, ariko agize amahirwe ngo ahura na Yesu. Abamurikiye ndabifuriza guhura na Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Senetando benishine. Ndabifuriza guhura n'umugabo bita Yesu. Kandi muhure. Ahura na Yesu. Nuza kwibagirwa ibindi byose, ntiwibagirwe guhura na Yesu. Yesu ngo yahuye na Yesu avuye he? Yari yomotse hakurya ngo akije umugaragu w'umutware. Yari ari kumwe n'abandi benshi. Bagenda umugenda. Icyo gihiriri gihura n'abari bikoreye ikiriba. Barahura, niba ari nk'isoko rya Nyabugogo n'irya Kimironko, niba ari Nyabugogo, reba abantu uko bangana. Aho Yesu yabaga ari bose babaga bahari. Harimo abarozi, harimo abasambanyi, harimo abapinga abafarisayo n'abasadukayo, harimo ba Nikodemu bariganya, harimo imitwe myinshi ivuga yaje ate kwigereranya nk'umwana w'Imana. Ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo nubwo hari ibyo yagendaga akora bakabibona, ntibemeraga kugeza aho bamushyize ku musaraba. Hanyuma rero ngo ahure n'uwo mubyeyi arira yabuze gihozwa. Wabuze gihozwa? Urananiwe, urumva isi wayihaze, wabuze uko ubigenza, hura na Yesu. Hura na Yesu. Haleluya. Amina. Arangije ngo amubonye, ijambo rya mbere barahura, irya kabiri ngo amubonye amugirira imbabazi. Yesu yakubonye akakwishimira, akugirira imbabazi. Icyo ni icya mbere. Kandi izo mbabazi ze ntizisiga ubusa. Ntabwo Yesu yakugirira imbabazi ngo agire ibyo asigaze, ahubwo agira ibyo akuraho kandi byari biremereye umutima wawe. Yahuye n'uyu mubyeyi arira yikoreye amaboko agenda umugenda, mu bari bamwerekeje bose gahunda yabo n'imbaraga zabo zagarukiraga birumvikana ko ari ugushyingura. Wari ufite igisubizo cy'ibibazo bye. Ariko ngo ahuye na Yesu. Yesu ngo yari yomotse, nongere ngaruka inyuma gato, ngo Yesu yari yomotse hakurya amaze gukora ikindi gitangaza, amaze gukiza umurwayi, umugaragu w'umutware w'umusirikare. Ababibonye baramukurikira nyine, ni ukurumva aho Yesu yabaga ari kabaga kabaye. Ahure n'uwo mubyeyi rero, aramubwira ngo wirira. Ijambo rya mbere. Tekereza kukubwira ngo wirira, warapfakaye, wapfushije, ngo wirira. None se ibirizi uyu muntu byari bihari. Twumvikane nk'abantu rwose pe, ducishe duse nk'abatekereza. Ibindi za birahari, wimbwira ngo nirira. Gute se kandi napfushije? Gute se ndi umupfakazi? Ariko Yesu avuga ijambo azi ari bushobore, kandi ahura n'ikibazo azarigire gute ari bushobore, kandi icyo avuga ubwe we azi icyo aba ari bukore. Haleluya. Muri we ni byose muri makeya. Ni itangiriro, ni iherezo. Nta kindi kintu kiri inyuma ye uretse we. Ni mugari cyane. Aramubwira ngo wirira. Abari aho bose, ya mitima y'abantu twasanze harimo ingeri nyinshi. Abapinga, abirirwa barwanya abahanuzi batari ko nta bindi muvuga ngo Imana iravuze. Abarozi bari mwaho ngaho, abarwanya umwuka w'Imana, abari muri ariko muzajya muhora mugenda nta kandi karimo. Haba harimo imitwe myinshi. Batangira gutekereza mu mitima yabo batuye ari kuyuriwe. Hafashe umwanya wo kuduhagarika twikoreye ikira, ubundi mu magambo kirazira gukumira cyangwa guhagarika umurambo. Nabivuga gutyo, hari ikiriba ni nko kuvuga ngo umurambo. Burya utambutse nubwo polisi iri mu muhanda habaye imva, ikoresha uburyo bwose umurambo ukomeza
kirazira no mu muco mbese n'ikintu gigize, ariko kubwo yari Yesu arabahagarika barahagarara. Batangira kwibaza mu mitima, uyu arimo aramubwira ngo yirira, ibimuriza birahari, hari bukore iki, yapfuye. Umunsi wo kuzuka n'umwe, ni umunsi w'imperuka. Uyu mugabo ko aduhagaritse aha, atangira kuhabona mu mitima biburanya. Yesu aranyaruka abona imitima ya famiye ya wa mupfakazi, aho yashatse uburyo kiba ari bumwirukane, aratangira arunguruka areba uburyo kibati bamuhambiriza afata utwawe ugende, anareba uburyo umwana arafite amasezerano aratarasohora. Ntushobora Yesu ntashobora gukora ikosa ngo akuvane ku isi icyo yakuvuze kitarasohora. Iyo witwaye neza, iyo urimo neza, cyane cyane ko yari n'umwana kandi afite amasezerano ari umuziranenge, yari marayika agombaga kuzuka. Hanyuma arareba iriya miriro, aravuga ati umuntu ntaho ari, niwabona azagira agaciro, azajya kandi ajya ati umwapfushije umugabo n'umwana. Arareba asanga uyu muntu ni igishenjegeri. Mbibutsa ko Yesu aza mu kibazo, ntabwo aza mu kabazo. Yesu aza aho imiryango yananiranye, Yesu azi inshuti, azaho inshuti zazikubwira bati mwana nta kindi dupfuye n'igihe, irwarize. Burya hari igihe umuntu ajya ngo yangwa na bose, ko ntawangwa na bose, ariko kubw'igihe rwose hari abagabanya intambwe, ugasanga uri kumwe na Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Umva, ugasanga uri kumwe na Yesu. Umugore umwe yigeze bamuha akato ngo n'umurozi, ari ikigeragezo. Hari igihe isi kwambika isura, ikakwambika icyasha, ikakwitirira ikintu no mu nzozi utajya urota. Aho yakwica ati murozi, yahura n'umuntu yamusuhuza ati wamushuje, bati n'umuteramwaku, nuhinga ukeza uzamenye kuzarama. Kandi baramubeshyera, bati runaka n'umurozi we. Bati aho yageze abana ntibaramuka, aho yageze abana barwara imiriro, aho ahura n'icyo kibazo. Yegera Yesu aramubwira ati Yesu mpagarare ne ngifate muni. Aramubwira ati gumana nanjye, ko kuhiga ubugingo bwawe ari uhiga ubwanjye. Yesu ntiyerekwa, nta nubwo atungirwa urutoki, arirebera. Ubu naza hano nkabashushanya, nkivuga ko muri abantu ayo maso mudafite kureba ibyo ndi mu kuvuga aho biri mu kuva. Ariko Yesu kera kare turamushimira, ngewe ndamwisunze nzamugumaho. Imana ni inkomezi, kandi namwe abankurikiye, abadukurikiye kuri icano, Imana nibakomeze, ibahagarike, mukomere mu abagabo bo guhamya ibya Kristo. Hanyuma ikigeragezo kibi cy'umuntu ku giti cye, ni buzima gatozi ntawe ugufasha umusaraba. Cyakoze iyo ubonye ukubwira uti komera, uzashima Imana. Uyu mupfakazi Yesu aramubwira ati wirira, ngo yegera abari bikoreye ikiriba agikoraho. Imana ishimwe. Mbibutsa ko uyu mwana yari ikinege, nta kandi yari asize inyuma. Ari nayo mpamvu uwo mudamu yari akomerewe, nta n'agace yari afite mu muryango yari yarashatsemo. Yari kugaruka avuga ati fata utwagira vuba, cyo wazanye bari cyo usohora. Yesu yaje ntazimya umuriro wo hafi aho, azimya na ya miriro yo hirya. Hari n'ibyo yica utamenya, hari niba byateguye ikabisekurira hirya hariya, ukabona ugenda ukabona burakeye, ukabona uroga, ukabona urisiga urambara, ukabona urahumeka, ukabona ubuzima burakomeje. Ariko hirya hari ibyo yasekuye. Turamushimiye Yesu mumera icyubahiro. Amina. Turamushimiye. Hari ibintu yakurijemo, hari ibintu iciye hariya, hari imigambi ku buzima bwawe itari myiza Yesu yamaze kuburizamo. Yesu ni intwari, Yesu ni mwiza, Yesu arinda bose. Uyu mugabo uretse n'abagerageza kugera ikirenge mu cye, yarivugiye ngo avubira imvura ababi n'abeza. Wamugereranya nande? Iyo tumuvuga nabi, iyo hari abamuvuga nabi, iyo hari abamubeshyera, iyo hari abagira Imana yanjye. Pawulo yaranavuze ati ariko sundi ibintu nkwaye iki kuvuga Imana, niba nyivuga mu binyoma biramaze. Wenda aho ngaho, ariko hari abantu bitirira izina ry'Imana ritana barimo, ugasanga bangije rwose. Imana nidufashe. Aramwegera ngo akora kuri cya kiriba, uwari wapfuye bire yavuze ngo arazuka. Arangije amuhereza
nyina. Nimundebere ku badukurikiye, ya mitima yari aho, ariko uyu nawe yakoze biri, ariko uyu ntiyabishobora. Bafite ahantu, bafite ukuntu abantu bemera babonye, twemera kenshi tubonye, ari nayo mpamvu kwizera kutuba kure. Niyo mpamvu kwizera kugira gute? Kutuba kure. Abantu bizera babonye, nta kwizera kuko ntigushyitsi. Kwizera neza ni ukuhagarara mu kibazo, ukizerera mu kibazo, ukashira amanga, ukagishiramo ubwoba, ugatinyuka, mu gihe abakona uhagaze muri cya kibazo aribo bagira ikibazo cyangwa se ubwoba, bati runaka buriya ari buveyo. Banakureba bakabona urahagaze, uremye, uratinyutse, kuko ijambo abankurikiye ryarambwiye ngo umutima utaguca urubanza uratinyuka. Kwizera rero kwiza kuzuye ni ukwizera ukiri hakuno y'inyanja, ntabwo ari ukwizera umaze kugera hakurya. Ese wizeye ibiki? Ntabyo. Ugaragaje ubutwari bwose bushingiye kuki byamaze kuba. Ubu se tubonye iki? Kwizera ko iki kibazo uzakivamo. Waba unkurikiye ukaba ufashijwe, ukanterera haleluya huri. Haleluya. Dore uko bandeba. Abantu baje tugafatanya kwizera, bariye murahari cyangwa ni muhari. Imana ibambera umugisha. Haleluya. Amen. Hanyuma rero ababonye wa mwana azutse bikozwe n'urutoki rw'Imana, bose ngo bavuza akaruru. Icyo gihe numenya umurozi urimo, ntumenye Imana igutabaye, buri wese uwakuvugaga, uwaguhaga iminsi, batuye araburangije, ariko ubutaha ni rusororo. Iyo ushubijwe niwe uza mbere. Ayo ariko Mana, njye narabibonaga ariko kuzatabarwa. Kunabona gutuje, nkabona uranacicitse. Njyewe nabibonye kare ko Imana izakugirira neza. Izakugirira neza. Kandi abivuze kuko watabawe. Ari muri cya kibazo ntawabonye. Ahubwo hari udukuru agiye wumva tukugeraho tumuturukaho tutari twiza. Niyo mpamvu ibyo byose mukwiye kubireka, mukabirenza amaso tukizera Yesu. We mugabo ufatika, niwe Mana. Maganya yawe, agahinda kawe, umubabaro wawe buri munsi, wereke Yesu. Nuko bimeze. Abari aho bose ngo bavuza akaruru ati cyore, burya umuhanuzi ari muri twebwe. Uzi ko abantu bajya bapfana ibibazo neza bikabarenga, bakavuza induru, bagashyira urushyi ku munwa, bagasa nk'abasazi, batazi ko Yesu ari hafi aho ngaho, batazi ko Yesu akiza. Uzi ko hari umuntu uhorana umubabaro, ibyishimo biheruka cyagiye akivuka, kandi utanga ibibazo ari aho ngaho hafi imbere ye. Yaravuze ngo nimuze yemwe abarushye n'abaremerewe, ndabatabara, ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza, munyigireho ubugwaneza. Abantu bishwe no kutamenya yuko turi kumwe na Yesu. Abantu bibagiwe yuko Yesu yita ku bakiranutsi. Abantu bibagiye yuko Yesu yita ku bageragezwa. Abantu bibagiwe yuko Yesu yavuze ko azabwira se bakazaho turi, bakabana natwe, kandi icyo tuzasaba cyose twizeye muri iryo zina tuzasubizwa. Mwibagijwe n'iki? Iki gikombe uhagazemo, uyu musozi uhagazemo, izi ntambaro urwana nazo, uri hafi na kurunkurikiye, umva, wongere wegure intwaro ivuga ngo Yesu ni umugabo, kandi Yesu niwe uri ku rugamba, turi kumwe. Amen. Iyo ntwaro yo kwizera, wongere wizerere yuko muri Yesu, yuko muri kumwe kandi mugendana, wikwibagirwa. Bose ngo baravuze ati Yesu atarakora igitangaza, ntibari bazi ko hari umuhanuzi. Kuko urumva ko na benshi banahakanaga, batangiye no gupinga, bati baraduhagaritse, ese yamuzura ate, ese arabwira umuntu ngo yirira kandi yapfushije. Urumva impaka zari nyinshi. Ubwo rero Yesu ataragaragaza uwo ari we, cyangwa se ataragaragaza imbaraga ze mu kibazo yari agezeho, bamushidikanyagaho. Ariko amaze kugira, aho ni naho agayira abantu rero kwizera kwabo ko kuri hasi. Amaze gukora ku mwana, amaze kuzuka, ngo nibwo bateje baravuga bati umuhanuzi ari muri twebwe. Ngo bashima Imana. Iyo nkuru iramamara aho mu mudugudu, iyo ni Yerusalemu n'ahahereranye naho hose. Baravuga bati Yesu rero yagukoreye igitangaza. Umva, iki gitangaza gikuru wari kure.
akaba ari hafi aho. Yego. Natanazi iki gitangaza Yesu agukora ikirivugira. Iyi si yose irara ikimenye. Yego. Imana izagukorera igitangaza, n'uwagiye kuragasiga ukiri mu byago bizamugeraho ko Imana yakugiriye neza. Hereza Imana icyubahiro aho wahagaze. Yego. Imana izagusubiza, yewe uretse uwapfuye waba yibagiranye, ariko uzaba akiriho azabimenya. Wigira ubwoba. Amen. Hagarara, shikama, Yego. gumana nawe, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, niwe byiringiro w'igisubizo cyawe. Ndashoje. Ariko ngo inkuru yamamara hose, Yudaya n'ahahereranye naho hose. Imana nibamira umugisha kubwira ijambo. Guhura na Yesu ni inyungu. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Urarwaye, urarembye, uri mu bitaro, tujye gusenga mu kanya. Ufite ikibazo gikomeye cyane, wabuze igisubizo cy'ibibazo byawe, urareba ukabona Minerval dore amashuri ari hafi gutangira. Ndakwifuriza guhura na Yesu. Akira Yesu, mufata umukomeze. Akira imbaraga z'Imana, akira gutabarwa guturutsa hera, akira ihumure, akira Elaya sone meni define grayi, umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zigukomeza. Akira ubundi buzima mu izina rya Yesu. Yuhuye na Yesu byose arabihindura, akagira uko agusiga. Ntabwo Yesu enemoni tayine grayi define. Ndabifuriza guhura na Yesu. Imana nibamira umugisha, mwakira ijambo ry'Imana neza. Amen. Hari ahantu mwageze muravuga ngo hari ukuntu umuntu asubizwa, abantu bakaza bavuga ngo twari twaragusengeye, buriya rero twari twaragusengeye, cyangwa se ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo, abantu bose baza bavuga bati buriya twari twarabibonye, ariko ntibabivuze. Noneho nshaka ko mutubwira cyangwa tugafasha n'abantu badukurikiye, uyu muhanuzi cyangwa iyi ntumwa izana ubutumwa mu gihe ibintu byabaye. Namaze gusubizwa, umuntu ahise azavuga ukuntu yari yarabibonye ko nzasubizwa, cyangwa se nagize ibyago umuntu aza kuvuga ukuntu yari yarabibonye. Ese ubwo butumwa buba buteye gute? Burakenewe? Ese abantu bajye babwizera uyu muntu buvuga? Tugire ubutumwa dutanga nk'umukozi w'Imana. Oya, hano gusubizaho gatoya, ntabwo ubutumwa bukenewe. Ubutumwa bugira agaciro kandi bukaba bukenewe ni ubutumwa buza mbere y'ikibazo. Uyu muntu tubyita ubuhanuzi. Ubuhanuzi, uyu muntu uhanuye agahanura mbere y'ikibazo. Mbonye Imana iguhaye inka ntayo wari ufite, iya nka ikazaza n'urugero. Buriya buhanuzi buremewe. Mbonye Imana igukijije indwara cyangwa se ikurinze indwara. Oya, tuvuge ngo igukijije indwara, ariko igukije wari uyikandagiyemo. Iyo ndwara ukaba utari uyifite, wa muhanuzi akabihanura gutyo, ejo ukayikandagiramo, kandi na rya jambo ngo Imana yarayigukijije. Uyu ni umuhanuzi. Naho abantu bavuga ngo nari narabibonye. Ibi bintu ni kamere muntu. Ibi ni ukwitirira ibintu abantu badafite. Kandi bituruka kuki? Bituruka kudasenga. Bituruka kutabana n'Imana. Kuko ubanye n'Imana ntiwabeshya. Ibi bintu nta gaciro bifite, byambuye agaciro. Ndumva aricyo gisubizo naguha. Hari sindi hari ikindi wavuga. Urakoze cyane, ubwo bijyanirane n'abandi bantu bakunda guhanura babanje kukubaza. Ibi bintu cyangwa se nanone ibi bimeze nka bya gihe umuhanuzi ahagarara imbere y'abantu, byaranigeze kujya sanga umuhanuzi icyuya arihanagura buri kanya. Nanjye naricara neza musanze muri ayo mavuta, nanjye ubwaye ndavuga ni si marayika gusa, ijuru ryose ryamanutse, naharirikana icinda havana ibyanjye nanjye. Yagiraga ryarega gatuza, nkabona yenda gukandagira abakecuru bari aho, ati we turebana, bagatambara k'umutuku, bati nakumvise. Ati ufite urugendo rujya hehe? Ati ntaho. Ati urusengero rurahari. Akongera hirya, ati umva we mwana wa kane n'umukobwa n'umuhungu? Ati ni umukobwa, umusengere. Wowe ufite inka cyangwa ntiwe? Ntayo. Mbonye gira inkigeri iwawe. Ubuhanuzi banza bukabaza ni buhanuzi iki? Kandi abo turabejeje. Ukumva ngo ibintu mbonye ngo nibyo ngo cyangwa si byo. None se kubibonye ajya kubishidikanya, ajya kubishidikanya ngo bigende bite? Wowe bibonye nyine bisobanure neza. Impano za kera soko nziza. Ntabwo abahanuzi ba kera ndabazi,
namwe murabizi neza twarinjiriwe ibyo mubyemeye nkunda kubivuga cyane. Kera umuhanuzi yarazaga agarembera akagusoma neza wagira ngo akagusoma nk'inyuguti ku kibaho, mbonye ukemera, urumva. Ariko abahanuzi b'iki gihe ni ukudasenga. Iyo usenze Imana iguha umurongo ugenderaho. Iyo usenze kandi izo mpano zisigiwe, kandi ikindi cya kabiri abantu bafashe impano baraziyitirira. Umuntu urabona aberewe no kujya mu ishyamba kuragira ihene, kujya kuragira inka zo kwa sekuru kera bazifite, yarangiza akajya imbere y'iteraniro avumbutse hara nta gice yaciyemo, nta nyigisho yahuye nazo. Kera ariko abahanuzi ntiyarezwe, kera ariko ubuhanuzi bugira agaciro. Babaga bafite aho banyuze, barigishijwe, basomye ijambo ry'Imana, umwuka wera yarabigishije. Ariko iki gihe usigaye uva mu mubatizo ugatangira uti byo kuko wabonye ko virise nagira atya uti nanjye nzabya gutya ndebe ko byarisha. Wabona Karora atera ikorasi abantu bafashwa bajye nibye yarabisigiwe, none ugiye kubyigana gute? Nge nigeze kubona umuntu yigana undi. Hari umugabo agiraga impano ukabona arahagaze yakubita umugeri gutya, abazimu bose bari aho kumva basohotse bumva ataravuga kubera Imana. Undi nawe ajya kubyigana, kandi abari aho bose ubundi ikintu wiganye ikintu kitari cyawe biramenyekana pe rwose, uhita ubyumva. Undi nawe ajya kugira gutya bati suriya ari mu biki, twajya ngo ni imirindi y'imbeba. Unati ati nutabyara umukobwa uzabyara umuhungu. None se nyuma yo kubyara y'umukobwa n'umuhungu hari iki? Ngo areretswe ngo nutabye ngo mama wowe twite we turebana, bati nutabyara umuhungu uzabyara umukobwa. Niko Imana imbwiye ko ndatabishyikira ibigize arashyikira ibiki. Abantu rero bose bumvise ko Imana ari ishema, bumva ko zigaburira n'abantu, noneho bashaka kugendera muri icyo kirongo. Hanyuma kugira ngo bandike izina bamenyekane, nuko ibintu biba barangiza bakabyitirira ngo twari twarabibonye. Ibiki kutabivuze mbere? Yego, ni ikibazo. Tubyambuye agaciro mu izina rya Yesu. Banza usenge, wegere Yesu, ubisigirwe, umenye neza ko iyo mpano uyifite, uyisengere yaguke, Yesu azagukoresha utunganye. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu ni umugore wari ubabaye impande zombi, nta wari ufite igisubizo cy'ikibazo cye mu isi, kandi yari yuzuye abantu. Ariko uri mwiza iyo uje umenya ubabaye, ukamenya uko utabara, ukamenya uko usubiza. Nsengera abantu bose bakurikira ijambo ryawe, kuko nzi ko hari abababaye, hari ababuze igisubizo cy'ibibazo byabo. Ndakwinginze abarwayi bose, abafite intimba, abafite agahinda, mu izina rya Yesu Kristo basubize mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibagire. Amen.